Nsabe Uwera Jean Maurice aze aduha ubuhamya cyangwa se agira ijambo atubwira. Ni umuvandimwe wa JAYPOLLY, ni mukuru we. Uyu munsi wa none turagira ngo tumuhe umwanya aze atubwire muri make. Nibiri kunanirana hano at some point nuko umuntu yarasanzwe akunzwe cyane abantu bakababyiye batabyumva baka imbaraga z'abashinzwe umutekano zikaba nke. Ariko reka mbasabe mwumvira abashinzwe umutekano kugira ngo mwubahishe JAYPOLLY amanuke aruhuke neza, nuko abashinzwe umutekano mutababangamira mu kazi kabo. Badufashije kuva Kibagabaga inzira yose. Murakoze. Tuje kugeza murumuna wanjye hagomba kuruhukira. Njye ntabwo nkiri kurira. Nukuri ko Imana ntabwo nkiri kurira. Simbabeshye. Nta nubwo ari n'ukwihangana. Impamvu ntakiri kurira, namaze kubona ko Poli hari misiyo yari afite ku isi. Mu gihe yarayisoje yagomba gushaka inzira ya bugufi acamo atararambirana ku isi. State Minister nawe yabivuze. State Minister niwe wavuze ati burya iyo umuntu acyuwe hari ibyo agikora ikiva bacyushije. So ntizimbye mu magambo rero, reka mbashimire kuba mwaje hano. Tuyishime Josue, reka tumushyikirize inzira ye ya kabiri y'ubuzima. Mu myaka 33 twabanye ari murumuna wanjye, yari imyaka yo kwiga. Ubu nibwo nafashe umwanya wo kongera kumva indirimbo ze umunota ku wundi. Abantu twagendanye mu modoka mwakomeje kumva indirimbo yitwa Ninde, sinzi impamvu iri kungarukamo cyane. Irimo ibintu biteye ubwoba, irimo ibintu wumva ukavuga utari kubundi bino yabiririmbaga byagenze bite. Birimo ibiri kuba ubu ngubu, birimo ibiri kuba akakanya, kuko atangira avuga ngo amarira yose mwarize muyihanagure. Kandi yayirimbye muri 2016 kubera icyo ari kubwira abantu ngo bihanagura amarira ngo naho ubuzima burakomeye. Icyo bivuze kuri njyewe, uyu muhungu yari afite misiyo yamuzanye ku isi. Misiyo irarangiye, agiye mu buzima bwe bundi. Ntizimbye mu magambo, yaba bari kutureba online yaba bari hano, reka mbashimire mwese. By'umwihariko nkomeje kubona ubutumwa butandukanye bwo gusapotinga umuryango. Ndabashimira kuko biranyereka uburyo ki Poli akunzwe. Umuntu wohereje igiceri c'150 kuri mobile money yanjye, uwo muntu afite agaciro gakomeye kuruta umuntu wohereje amadolari 1000 kuri Western Union. Impamvu mbarutanisha twanazisanga no mu ijambo ry'Imana. But the thing is, mobile money z'150, z'igiceri c'100, z'ibihumbi 200, z'ibihumbi 100 akundwa n'abantu mu bipimo bitandukanye. Byaba ari abifite nabo bagabana 500 akavuga ngo reka muhe 100 nyanywera icyayi, ariko mbe nzi ngo ndamushyigikiye. Reka rero mbashimire, iminota sinyite. Tuyishime Josue yambere murumuna wanjye mwiza w'umugabo. Yari namubwiraga ngo nyura kandi ngo ndanyura, kandi handi yanyuze nasanga niho ngahita avugana, ariko kuki ubundi ntijye kumenya kunyura ahantu kandi ubuzima buraryoha. Twabanyemo mu bihe byiza. Yego, kandi reka nizere ko Imana yamwakira. Murakoze. Nk'uko abivuze, yitwa Metero Wangamo Ukave, ndetse na hariya yarari ninjye wakurikiranaga dosiye. Mu by'ukuri yari n'inshuti yanjye ku buryo hari n'ibyo twari dutangiye guhindura mu kazi ke yakoraga.
ndetse n'abamenyesha ko na leta yabidufashagamo. Nubwo yari hariya nkuko mwabivuze ibihangano bye byungukaga kuko hari nka association yitwa Rwanda Association of Authors, iyo twaravuganye, hari ibihangano bye byari byaracurujwe na MTN ndetse yitabye Imana, hari n'amafaranga bashyize kuri konti, ibyo ndabizi. Ndetse hari na RDB, hari ibyo yari yadufashije muri ino minsi ku byerekeye ibindi bihangano bye byacuruzwaga n'abandi, nabyo byari mu nzira nziza, ariko n'ubundi bizakomeza kuba mu nzira nziza. Mu by'ukuri ni Njye twaherukanaga kubonana amaso ku maso, naramusuye tunavugana ku byerekeye yaba ari dosiye ye, mubwira itariki tuzaburaniraho, turi no gushaka uburyo twasaba ikigizwa imbere. Mu by'ukuri wenda mu mategeko abantu ntabwo baba bisobanukiwe, ni urupfu rusanzwe nk'uko umuntu uwo ari we wese yakwitaba Imana mu buryo butunguranye, kandi muzi ko yahakanaga ibyo yarakurikiranweho, na n'umunsi turacyabivuga. Yarabihakanaga, yarategereje kwereka urukiko mu mizi y'urubanza ko ari umwere. Ubu rero kuba yitabye Imana uyu munsi wenda atarajya imbere y'urukiko, ubundi iyo witabye Imana dosiye ibihagaze kandi bisubira uko byari bimeze. Ndagira ngo mbabwire ko yitabye Imana uyu munsi ari umwere kuko yahakanaga icyaha. Bivuze ngo nta rukiko rwigeze rumuhamya icyaha, ubu ni umwere, yari asigaje kuzajya kubisobanura ubwo bihagaze, ntabwo ubushinjacyaha bukimukurikiranye. Ikindi navuga, yarasanzwe muri ako kazi twakoraga afite umufatanyabikorwa yitwa Iyamuremye Damascene, yakwigira hino ye mukamubona, mwagiye mubona mu mafoto bajyana Dubai. Twari turimo kuvugurura kubera ko niwe muhanzi wari waragerageje kutwegera, turavugana tugira ngo turebe uburyo twaharanira inyungu ze mu bihangano bye. Nkaba ngira ngo mbabwire ko mu by'ukuri nubwo atabarutse, Uwera Jean Maurice twe dusanzwe tuvugana, tuzakomeza tuvugane kuko ni ibintu byanditse, hanyuma abana be kuko aribo bazungura bazatwegera dukomeze, kandi ibihangano bye nk'uko babivuze bizakomeza kunguka. Nababwiye ko nuko yari hariya ariko n'ubundi byungukaga kandi tugakurikirana, kandi imitungo ikajya kuri konti yiwe. Iki akaba ari cyo nagira ngo mbabwire, yari umuntu mwiza usabana, kandi buri muntu wese yahorana kiriya kigeragezo, ariko twari twiteze ko agomba kuba umwere. Uyu munsi rero nabwo ni umwere. Ngira ngo rero tumuragize Imana, nta kindi twakora. Iyo Uwiteka yisubije uwe, nta kindi twakora. Reka mpe umunota umwe wenda ababwira aho twari tugejeje n'uburyo dufite n'irindi terambere mu bihangano bye. Murakoze. Iyamuremye Jean Damascene nk'uko yabibabwiye, JAYPOLLY twari tumaze igihe dukorana, ariko muri aka kanya mbere ya kimwe mbanje kwihanganisha umuryango we, abavandimwe be, abafana, ariko nanone nkanashimira inzego z'umutekano uburyo zatubaye hafi mu buryo bwo gushyira gahunda ku murongo. Ngira ngo abagiye bitegereza bigeze kumbona nanjye ndi kugaragara, ntandi kuboneka hano mu buryo bwo gufasha abashinzwe umutekano. So nk'uko umunyamategeko abivuze, JAYPOLLY kuko twakoranaga, kandi twakoranaga atari mu buryo bwa business gusa, ari mu buryo bw'ubuvandimwe, ari mu buryo bw'ubucuti. Ntabwo twifuje kugaragara mu masocial media wenda, kuko ntabwo icyo twari tugambiriye ari inyungu cyane. Icyo twari tugambiriye ni ukuvuga ngo tuve ahantu tugere ahandi. Nk'uko rero yabivuze koko, ibihangano bye bizakomeza kurindwa, umuryango we, abazungura be, n'izindi nyungu zose zikomoka kuri ibyo. Nk'uko twari twabikoze mu buryo bwo kwitanga bwa gicuti, tuzakomeza gufatanya n'umuryango we n'umunyamategeko koko mu kuzirinda no gushaka inzira zaba inyungu kuko z'abazungura be, atari ukuvuga ngo abantu batangire kwiyitirira ibyo nk'utagira uwo asize.
murakoze ntabwo navuga ibintu byinshi ndabashimiye kandi mugomeze kwihangana. murakoze reka nsoze arakoze ikindi kandi nababwira nyakwigendera nk'uko tukimara kuyumva yajyanyeyo na mukuru we Uwera Jean Maurice tujyana kuri morgue ninjye nawe baratwinjije inzego z'umutekano polisi ribu baradufashije no kuri gereza n'ibitaro umurambo turawirebera turawucika ingano hose twasabye ko bamwe bakuramo imyenda turareba nta kibazo inyuma yari afite byabaye ngombwa ko bamujyana kumukorera autopsy kuri Rwanda Forensic Laboratory iyo bagiye gukora autopsy birumvikana ko umurambo aba ari ngombwa ko bawucika ingano hose uyu munsi n'ibisubizo twabibonye n'uburwayi busanzwe nuko byagenze kandi iperereza riracyakomeza kugira ngo abayumva n'ivanu bari gukora iperereza kuri gereza dosiye yarafunguwe gukora mu butabera bwe azabuhabwa mpaka bizagaragara tumenye ngo dosiye igomba gukomeza bigaragare kuko yafunguwe yibatangiye kuyikoraho iperereza. barakoze turasoza wa musaza twahaye umwanya wo kuza umusaza ni Nikodemu ngo yaje tukamushyira tukana we none papa koreshe umunota umwe cyangwa ibiri siyo uyangana siyo bigaragara gusa muryango turabashimiye abavandimwe b'ingeri zose uhereye ku mwana wumvaga JAYPOLLY cyangwa mureba ku gihangano cye kuri radiyo cyangwa se kuri televiziyo areba kwidagadura n'ibyishimo bagafite babitweretse aho twanyuze hose no mu gihe twagomeje kugera hano twagiye tubona byinshi by'amarangamutima. Muri rusange rero ijambo uvuga nuko uhereye ku mwana muto ukageza ku muntu ukuze uri hano aho hose Nyagasani yagerageje kutwereka ikiri ku mutima we. Turabashimiye rero nk'uko ingeri zose abambanjirije bose kwari ugushima kandi basaba kugira ngo natwe uko mwadutabaye n'abandi nabo tujye tugirana umuco wo gutabarana nk'uko ari umuco w'Abanyarwanda. Ndabashimiye murakoze. umubiri wa JAYPOLLY bari hafi awutwigiriza hafi Apotre Joseph aza kudufasha muri uyu muhango tugiye gukora wo gushyingura. Turatekereza ko ubundi ku kintu cyerekeranye n'indabo abantu bazanye indabo turaza kubasoma kuri liste dufite kandi byose tubikore neza muri gahunda nta mubyigano nta muvundo nta n'uwo duhutaje. Mwongere mbasabe aho muri mwongere mwibuke ya ntera umuntu agomba kuba ategeranye n'undi icyo bita social distance. Twongere twibuke kwambara agapfukamunwa neza kugira ngo turangize umuhango neza. Ntacyo narenzaho cyane ku byo murumuna wanjye avuze n'abandi bavandimwe, gusa ndabashimira ukuntu mwatubaye hafi, ukuntu mwadutabaye ingeri zose, kandi Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ikomeze kubarinda, kandi aho muri nk'uko babibabwiye tujye dukomeza kuzirikana abana Josue asize. Kandi nanjye baye nijeje abakazana bacu ko nzababa hafi ngafatanya nabo kurera bariya bana, tugakomeza kubana ndetse no ku mashuri tugakomeza gufashanya. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Aba basitari nabo bamaze kwizeza abana ko bazakomeza kubaba hafi, Imana izakomeze ibabashishe, Imana izabaha umugisha, ikomeze kubagirira neza. Nta ibindi narenzaho, turacyari kumwe
Imana ibahe umugisha.